kwibuka nk'umusingi wo gusigasira no kurinda neza amateka igihugu cyanyuzemo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari bamwe mu babyeyi ndetse n'abanyeshuri bavuga ko kwibuka bahungukira kumva neza no kumenya amateka igihugu cyanyuzemo. Ibyo ngo bigatanga amasomo akomeye yo gukumira no kurinda icyakongera gurushora igihugu mu mateka mabi cyanyuzemo ya jenoside yakorewe abatutsi. Aba twavuganye biga mu ishuri ryisumbuye rya Kabeza riherereye mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Ririma mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Abanyeshuri biga muri iryo shuri babwiye Goodrich TV ko nubwo bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bavuga ko mu gikorwa cyo kwibuka bahamenyera byinshi niza itoroshye abatutsi banyuzemo. Imyaka 12 twaje kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, ko nyine abazungu nibo batumye habaho divisionisme nyine mu bantu, nibo badutandukanije agatuma habaho ubwoko bw'abahutu, abatutsi n'abatwa. Ariko nyine twebwe ibyo ntabwo tukibukurikiza, turiga habaye icyo bita gender balance nyine mu banyeshuri, umuhungu n'umukobwa baricarana, ntabwo baducamo amoko nyine, kandi n'abarimu nabo bazi bibi byabyo ntabwo babikora. Jenoside ni ibintu abazungu baje bateguye, baje kudukoloniza, bafata nyine bavuga ngo hari abatutsi, abahutu ndetse n'abatwa, bigendeye ku moko nyine. Ariko bakabona kenshi, ukabona abatutsi bo ntibabifitemo uruhare, bakabona ntibazabigeraho, bagafata uruhare rw'abahutu. Rero abahutu akaribo babinyuzaho kugira ngo iyo jenoside itegurwe. Ngiye nuko mu ishuri nyine babitubwiyemo no kwibuka ni ukugira ngo twirinde kugira amacakubiri muri twebwe nk'abanyeshuri cyangwa n'abandi bantu. Ikindi kwirinda abantu bagira amavangura nko kuri imbuga nkoranyambaga. Isomo dukora mu kwibuka no guhangana na buri wese uzana ingengabitekerezo muri rubanda, kandi tukumva tunateza amatwi amateka yaranze igihugu cyacu, tukumva n'uburyo dushobora guhangana n'ingengabitekerezo wenda nko ku mbuga nkoranyambaga. Hari ababyeyi batubwiye ko kuganiriza abakiri bato ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari inshingano zabo, kuko ngo bibafasha kurinda uwo ari we wese ushobora kuvuga nabi no kugoreka amateka y'igihugu. Kwa cyiza kubwo bigisha buri mwana wese akamenya amateka y'ibyabaye, ndetse kuko hari igihe ababyeyi bamwe baba gifite nk'ibyo by'ingengabitekerezo, akabana biyumviye ukuraho kuri kumva ko u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza ari urwabo. Basiromba Napoleon ni umuyobozi wa groupe scolaire Kabeza, avuga ko nk'abarezi babana n'abana umunsi ku wundi mu masomo bigisha banafata umwanya uhagije wo gusobanurira abanyeshuri neza ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abana bamenya amateka u Rwanda rwabayemo, none bigatuma tudagomba no gupfobya ayo mateka. Tubyigisha nk'uko gahunda ibiteguye, kandi nizera ko kubyigisha tubyigisha mu buryo bukwiriye, tubigisha ku ingengabitekerezo za jenoside, kugira ngo igihugu gatoya tutazajya kubona tukabona cyongeye gisubiye muri bya bibazo. Uruhare rw'ababyeyi mu kuganiriza abana babo ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni ngombwa, kuko bifasha abo bakiri bato kumenya aho igihugu cyavuye n'amateka ashaririye cyanyuzemo. Mu ruhare rw'urubyiruko narwo kuba gipfobya bakanakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bifashishije imbuga nkoranyambaga, kubarwanya bagasobanurirwa ukuri nyako ku byabaye, bagasubizwa kuri izo mbuga bifashisha, bikwiye kuba umukoro w'urubyiruko na buri umwe ukoresha izo mbuga, kuko amateka y'u Rwanda adakwiye kugorekwa cyangwa ngo avugwe uko atari. Alphonse Niyomugabo, Goodrich TV, mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera.